inshuti za Muganga Clement mudukurikirana 5 kuri 5. Kuri munsi nongeye kubasuhuza rero mbashimira buryo ki mukomeje kutwitaho, mukomeje kwita ku biganiro byacu bijyanye n'ubuzima. Ubuzima turi muri isi buragoye kandi buraruhije, ariko akenshi iyo dukurikiranye amateka y'abatubanjirije, ngo ndavuga Abisiraheli, bageze urugendo rukarishye rukomeye kuri iyi si, ari nabwo turimo natwe muri ubu buzima bwacu. Uyu munsi rero nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ariko nubwo mbaramukije muzi neza ko muri iyi minsi ntabwo muri njyenyine, mbaye ndi kumwe n'umutumirwa wanjye rwose tubana igihe umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nongeye kumubashimira ko ni umuntu mwiza cyane, uvuga ati ntabwo uzajya uncika, nzakwizirika kugeza ubwo nzamenya ubu buvuzi nanjye nkagufasha gutabara abatuye iyi si kuko bari gutanwa n'indwara zigiye zitandukanye. Ni karibu komeza wongere usuhuze abo dukurikirana mu biganiro byacu. Murakoze cyane, turabasuhuje inshuti ndetse n'abakunzi b'ibi biganiro ibimera turabifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana namwe aho muherereye hose, mwaba muri hanze y'iki gihugu cyangwa muri iki gihugu. Mwese turabakunda nk'uko mudukunda, mutwereka urukundo rwose, respect kuri mwebwe. Turabifuriza amahoro rero y'Imana akomeze kubana namwe. Murakoze. Urabizi neza rero ko dukunda kuganira ibijyanye n'iby'Imana yameje kuri ubutaka. Urabona ibi byose kuri uyu munsi rero rwose Imana yatugiriye neza, haza umucyo udasanzwe, umucyo mwiza cyane. Sinzi rero niba wibuka uburyo ki Imana idukunda. Urabizi neza cyane, Imana ubundi ni urukundo. Imana ishimwe, ndabona ndetse n'abayashyitsi noneho muraho neza. Yego, Imana rero itugire neza, tubonye n'abashyitsi, tubonye n'abatumirwa rwose bitumiye, nubwo bitumiye ariko turabakiriye. Muraho. Ariko hari undi sinzi nabonaga ari benshi, ahubwo sinzi aho bagiye, ariko bitewe n'ubundi twari turi mu kiganiro kitari ngombwa yuko bajya nibaze badufashe ibyo wambazaga, badufashe kumenya nyirizina umurimo wa data. Murakoze cyane. Umurimo ntabwo ari uwacu, ni uwa data, ariko muza data ntabwo ari data umbyara, ni data wo mu ijuru, Imana data wa twese. Nibakomeze rero baze, turabakiriye, tubone gukomeza ibiganiro byacu nk'uko twabiteguye, kugira ngo ibiganiro byacu ntabwo ari babandi bateka ubugari, bateka n'inyama. Inyama zirakundwa cyane, noneho babona zihiye, bakora abantu basohoye neza, musore muto, babona abantu bakomanze ku rugi, akajya gupfurika yashyize munsi y'intebe cyangwa munsi y'akameza, noneho yanarangara inkoko ikaza ikadomaho bwa bugari kaburya na za nyama, agahindukira byaragiye kera, yanze kugaburira ba bashyitsi, ya nkoko ikabirya. Hari nabi injangwe zigatwara izo nyama. Tube muri Yesu byatugize uyu munsi, twikomereze ibyacu. Tusanzwe muganira, turamenya uko muhereye, uko bigenze, ariko tubona mufite ikiganiro cyiza, tugira n'amatsiko y'abantu duhuye bakadusuhuza. Aba numvaga ibimera, ninde muganga, ninde ushinzwe ibyo bimera, akatwereka ibyo bimera. Ushinzwe ibimera rero ni Imana data wa twese, niwe wemeje kuri ubu butaka, arangije abiha umucyo, bimenaho amazi y'imvura nyine yagwa bikamubera, bikamera neza. Hanyuma n'iki kari by'Imana utaza hiri n'ibiri mu kirere bikamugendera, mwe mu bihugu ukabute kugira ngo umenye ibyo bimera Imana yashyizeho, ko mubibyaza nimba ari umusaruro, nimba ari ukuduha ikiganiro tukamenya icyo ikimera tutagomba guhungabanya icyo ari cyo. Yego, urakoze cyane. Ndumva ushaka kumenyesha ibanga, ariko ibanga nyine turarimena kuko ntabwo bikiri ibanga, kuko Abisiraheli nubwo bari mu rugendo, ibyababayeho ntagahoma mu munwa, nawe hari igihe byari kubaho. Tugiye kumva ingendo byari bimeze, ngira ngo ibi bimera murabibona uko bimeze aha ngaha, urabona uburyo bikeye. Ajya turi mu kwa kangahe? Kwa karindwi. So kubona bimeze gutya bitarumye, hashize amezi angahe izuba rivuye hano? hashize nk'amezi abirira, kuko niba uri kubanza ngo Imana ibahe urumva Imana itaba n'ahantu, Imana ntayitaba. Reba ukuntu nawe urana, reba nawe ukuntu ufite itoto. Kuko turanabyuhira, wenda barabyuhira ibimera ntabwo twavuga, bakavoma amazi hariya bakaza bakuhira, bakabyuhira bikagumya bitoha. Wenda n'Imana ibiha ubugingo. Wowe ninde ukuhira?
njyewe se ariko ndabizi niyo mu ijuru iyo mu ijuru niyo idukomeje n'isaha ikaba ikidufashije kiri aho ngaho ukubyiga Imana izi ikabibashyiramo nkaba ngifite n'amatsiko muganga ni wenda numva n'icyo kiganiro kize kunshengera bamenye ngo bwa Kerema mwahuye uyu munsi barabagezaho ubutumwa nimwe Kerema bajya bambwira nimwe mujya mwumva ntabwo nangerutse ntabwo nabyumvaga nkabibona kuri YouTube ku mbuga nk'izo uyu mugenda nawe tugenda nawe yamwe ngo azanyizirika kugeza ubwo amenye ibi bimera amazina yabyo nk'ikitwa igishiki n'ibi bivuze ngo ibanga yaranje kuri takarama uko byasa kose nubwo ntaramenya byinshi muri byo ariko hari bikeya nagiye nkura kuri muganga Tema. Ibyo rero bigenda bimfasha ku buryo uko byasa kose maze kumenya urukundo rw'Imana kuri twebwe na bya bere kumaze kwiyongeraho tumaze kumenyanira namaze kwiyongera ibiro 5 yego cyane rwose bararya magasinzira ntiyasinziraga mudatuma se tunakurikira kandi taramenya ikingana hari ukuntu mbo nubwo byenda tubaye nk'abadeviya mu kiganiro ariko hari ukuntu mugeraho no kuryama bitashobokaga nararyamaga no gusinzira ntibikunde ariko ubu kano kanya birashoboka yuko naryama ngasinzira nkabyuka mu gitondo mvuga ntiwiteka wa muganga narabuze rero nshobora kukurikira nanjye kuko nanjye ndaryama nkumva ibintu nimba nakizwa n'ibimera nakizwa nuko wenda tumwe n'iryo jambo ry'Imana nkumva ikimera icyo aricyo nanjye ndabangamiye muri ubu buzima pe ndumva umubiri ntakibashije kuba nagira ahari nanjye bigomba ubwo se muganga ko twari turi mu kijyanye n'urukundo rw'Imana hakaba haje n'ikindi biri ngombwa yuko wakagikemura umwanzi w'ibihe kari amasaha uraza kudufasha turagiye umwanya wacu murakoze turagiye umwanya wacu Imana yo mu ijuru igira gahunda nabo yaremye ibaha gahunda tugendera kuri gahunda y'Uwiteka gahunda y'Uwiteka rero uyu munsi twifuje ko tuganira ku bijyanye n'urugendo Abisiraheli bagize Abisiraheli bageze bari bafite urugendo rw'iminsi 3 mu butayu urahibuka hano cyane uru rugendo bageze rw'iminsi 3 rero niho tugiye kurebera urukundo rw'Imana n'imbaraga y'Imana icyo aricyo harya nibwo baba bari bavuye mu Egiputa uru ni urundi rugendo bari bafite n'Abisiraheli we na Mose abarimo uru rugendo rero barukoze mu minsi 3 bageze aho bita Imara babura amazi yo kunywa tubisanga mu kuva 15:22 tukageza 27 aya magambo aratubwira ngo dore uko byagenze muri make nyuma y'aho Imana ikirije Abisiraheli ikabambutsa inyanja itukura bayobowe na Mose bageze ahitwa Imara nyuma y'iminsi 3 bagenda mu butayu batabonye amazi basaba Mose amazi yo kunywa icyo gihe bari babuze amazi yo kunywa basaba Mose amazi yo kunywa sinzi nawe rero no muri urugendo rwawe muri ubuzima bwawe utagihura n'ikibazo gikomeye cyane ukibaza uko biri bugende nkuko Abisiraheli bibaza uko biri bugende ariko Mose afite uko Imana yamukoresheje icyo kibazo ndi n'uyo kibazaho ukamenya icyo ugomba gukora none se ikibazo ngira kikaza guhuririzwa hehe n'ibi ngibi by'Abisiraheli ntabwo mbyumva aho hantu rero Imara bahasanze amazi ayo mazi ariko yarasharira ku buryo batashoboraga kunywa kubera inyota abantu batangira kwitotombera Mose sinzi wawe niba nta mwana uri kwitotombera bitewe n'icyo yabuze kandi azi ko ufite ubushobozi n'ububasha bwo kubona icyo kintu aha rero bitotombeye Mose atakira Uwiteka maze Imana imwereka igiti Mose aragifata akijugunya muri ayo mazi amazi ahita aba meza yitotombeye icyo giti Abisiraheli bitotombeye Mose wabaje kudutsinda muri ubu butayu Mose nta kindi yakoze uretse gusenga Imana yacu igenda nako twe turagenda ikagendana natwe ikadukorera imirimo n'ibitangaza mu buryo tutazi ubwo buryo rero nta bundi uretse
wowe ubwawe kuba wasenga ukamenya urukundo igukunda, urukundo idukunda. none se Yego. Mose ababisirayeli ubwo ngewe uko mbyumva Yego. ababisirayeli bari bayobowe na Mose Yego. barangije bitotombera Mose Yego. Mose kandi niwe muyobozi wabo afata igiti niba ari igiti niba ari ikintu bimbaze uko mbyumvise ngakijugunya mu mazi. Yego. ngo bigenda bite Amazi ahinduka meza, baranywa barahembuka. ndabyumvise ngo ni inkoni yari afite nabyo. Yego. Arangije Buri wese ngo avuga amazi byumva. avamo ubusharire. Iki giti cyajugunywe muri aya mazi. Yego. Uyu munsi kiracyariho cyangwa ni inkuru bya kera twumva? Turabigeraho ukunda kumbaza nawe ukashaka kugira ngo nsimbuke mvunike kandi nakagombye kuhagera ngenze nitonze. Aha. Kadukomeze. Aha ni Imana yababwiye iti nimwumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu mugakora ibitunganye imbere yayo, sinzabateza indwara nateje abanyamisiri kuko ndi Uwiteka ubakiza. Aha rero nshaka kubihuza n'iki rero. Akenshi abadukurikiye tubabwirira uburyo imbaraga y'Imana ikora mu bimera, ntibabyumva abandi iti muganga kare bafite imbaraga zindi akoresha. Aha turi kubona igitangaza cy'Imana. Nabo mwese mubyumvireho. Uriya mwuka w'Imana yabaraze kugira ngo tubashe kumva iki kiganiro ubundi. Uriya nyumvana nawe wenyine. Kwari kuzabivuga ubundi ugatangira ati bagatangira ngo buriya se baba babivanye baba babicukumbuye hehe. Sindi gusoma Bibiliya se nturi kubibona? Ni Bibiliya. Ni Bibiliya. Nawe nugera iwawe ufate Bibiliya usome kuva 15 22-27. Ayo magambo niyo yasoma weza witonze. Ukaza gukora n'ubundi bucukumbuzi cyangwa se n'ubundi bugenzi mu nibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Urabona iminoni bitangaza Imana ikorera abantu. Niba ngo Imana yakorera Isiraheli, none ubu Isiraheli Imana iracyakora. Kadukomeze. Katugeze ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe izagukora ibitangaza. So hari amasomo yandi tubona avuga ngo Imana ishobora guhindura ibisa n'ibidashoboka. Imana ishobora guhindura ibisa n'ibidashoboka. Akenshi twiyumvisha yuko ibituriho bitashobora guhinduka. Ati njyewe Nsabimana Jacques hari icyo ngiye gukora uyu muryango wanjye washe guhindurirwa amateka. Siko mutekereza se? Urumva se nk'iki wakora kugira ngo uhindure umuryango w'amateka. Cyahese kubikora ugasanga ntibinakunda ahubwo ngo nahombye. Ngo nacuje ndahomba, ngiye kwaka amafaranga muri banki nongere ntangire. Ugatanya n'undi ugahomba. Ubwo ubuzima mba mfite kandi ndi gutwaza. Nyine wenda hejuru yanjye haba hari Imana iri buze kundwanirira. Yego. Ariko muri icyo gihe mba nirwanira yo mpombye ndondera asheringa mpaka kugira ndebe ko ari cyo. Kandi nanone mba ndi kwiyambaza Mana mfasha iki gihombo ngira hano ntereka. Nyuma yaho rero Abisiraheli bageze ahitwa Imara, ahari amasoko 12 n'imikindo 70 baraharuhukira. Niba ushaka kubikoresha mu nyigisho cyangwa ikiganiro, nuvuga ngo nawe ubwawe ujye ushaka buryo ki wamenya inkuru y'impamo kugira ngo umenye ibyo wahereza abantu byabasha gukiza ubuzima bwabo n'ubugingo bwabo. Ariko ngewe genda se reka mbe ngiye kuri uyu mumfashe kugira ngo ibi bintu mbyumve neza. Yego. Ibi bintu Uwiteka yakoreye Abisirayeli uyu munsi biracyakorwa cyangwa ni inkuru za kera cyangwa se mbarirano biraho banditse gutyo gusa mudufashe. Ako se ko ndeba bakonje nk'aba batazi ibintu bitangaza ko bikoreka koko. Baraguha igisubizo nyacyo. Nge hari igihe twanababaza ariko nkatwe twigenderaga. Yego. Nimwe muraduhuza ku Bisiraheli. Yego. Kandi nanone tukashaka ngo tumenye ngo ikimera cyohe mu bufasha kidufasha. Abo Bisiraheli n'ikimera bigahurirayo. Murakoze cyane. Icyo nasubiza Abisiraheli n'ikimera aho bihurira nuko twabonye ko Yesu Mose yifashishije inkoni, kandi inkoni iva hehe? Ku kimera. Icyo twabonye inkonira twabonye igiti. Yaba ari inkoni yaba ari igiti byose biva ku kimera. Ku giti urya inkoni b'inkoni yavuye mu giti. Ntabwo kiba kikiri igiti buriya irankoni bifite ibindi bintu ikora
ariko hari umuntu wari uri ku ruhande wavuze ngo Mose yari afite inkoni ariko ntabwo wenda uwo muntu wenda tuvuge ko igiti n'inkoni n'ubundi inkoni ijya kuba inkoni yabanje kuba igiti. yego Icyo giti rero bakibajijemo inkoni, iyo nkoni ariyo bakoresheje bakubita hariya kugira ngo twavuye ku nkoni twageze ku giti ijambo nkwereka igiti uko kiba kimeze. ikibazo cyanjye ndongera ngo subireho kamaze nkubaze neza. iki ni igiti None se buriya ni inkoni? oya oya Tujya tuvuga neza ibyo Bibiliya itubwira. Niba Imana yarabwiye Mose fata igiti ujugunye mu mazi, yego ntabwo amwe ngo ufata iyo nkoni yawe ufite ujugunye mu mazi. aha kuko hari n'ibyo batubwira yakoresheje inkoni. yego none ikibazo cyanjye ndacyagikomeje. ese reka mve kuri ba bagenzi banjye turi kumwe ngere kuri wowe nk'umukristo ukaba n'umuganga, kandi nze guhuza na bya bindi batubajije abisirayeli, ibimera, ibi bintu biraza guhurira hehe? Nanjye nabajije ngo ibitangaza Uwiteka yahuye na Mose n'abisirayeli abakoresha igitangaza. Hawe muganga ukaba uri n'umukristo, tubihuze n'ibyaka kanya kano kanya muri iyi si tugezemo kano kanya. Yego. Ese iki gitangaza yaba yarakoresheje abisirayeli, ubwo iyo twageze ku giti cyangwa se inkoni nk'uko twakomeje kubigira, ariko igiti kiva mu byaremwe cyangwa mu bimera, ibi bintu hari aho waba uhurira nabyo n'ibitangaza Uwiteka yabakoresha wowe? Urakoze cyane. Ubwo nagize ngo noneho nkimene umutwe kugira ngo tubashe kugisobanukirwa neza. Yego. cyagishidikanya sindabyumva neza. Uracyashidikanya ko ari inkoni atari igiti? Oya, icyo gishidikanya mu gihe cy'ibigeragezo kadukomeza cyane. Mu gihe cy'ibigeragezo rero no kwitotomba ni byiza gusenga no kwiringira Imana. Ngo ndagira ngo mbihuze no kumva yuko nanjye Imana ishobora kunkoresha ibitangaza nk'ibyo yakoresheje Mose, nawe Imana ishobora gukoresha ibitangaza nk'ibyo yakoresheje Mose, namwe mwese ko muri ahangaha. Ahangaha rero igiti cyajugunywe mu mazi ni ikimenyetso cy'uko Imana ishobora guhindura uburibwe bukaba umugisha. Hari n'abigisha Bibiliya babona ko ari ikimenyetso kibanziriza umurimo wa Kristo wazanye agakiza. Wacyumvise neza icyo giti? Yego. Ntabwo kiriya giti kirimo imbaraga. Ntabwo imbaraga ari murinde muri Mose. Iki giti cyabaye ikimenyetso. Nk'uko Kristo yaje ari ikimenyetso, yaje akavukira mu kavurese. Nasugira ngo ni uruhinja nk'uko nibona impinja, ariko ntabwo rwari uruhinja rusanzwe, yari Kristo nyine. Ngira ngo noneho ya nkoni urayumvise, cya gitura cyubuze kwitamenye na ya nkoni. Iriya nkoni rero Mose yagendanaga nayo bitarwa n'iki giti turi kumva akanya, nk'uko igiti ni ikimenyetso, ntabwo gifite iyo mbaraga. Bivuze ngo aho ngaho Mose yagendanaga iriya nkoni nawe atabizi neza ko ari imbaraga afite cyangwa yarazizeyemo we mwirizi. Iyo nkoni rukwayo utwo turi ku giti cy'inkoni sinanabizi, kambabwira ko ntanabizi none je nibere ku giti kuko ni ikimana twasanze ngo ni ku nkoni kandi usanga nanone irava ku giti. Iby'inkoni mwe mwabize simbizi ntaho nabisomye. Ubwo ni njye nasomye igiti, uzasome mu kuva 15 22 27 nta bazakubwira inkoni, bazakubwira igiti. N'ibya Mose n'inkoni nabyo muri bibiri muri, ariko bakubwira iby'inkoni icyo yakoze. Ubu turi ku giti icyo cyakoze cyagiye mu mazi. Urumva mu gihe inkoni bavuga ngo yakubiswe ku rutare, ntabwo ndi ku rutare rero umunsi ndi mu mazi. Mose afite icyo giti, yego, yarabizi ko afite izo mbaraga. none se kandi yaragiye gusenga, Abisiraheli baramwanjana. Tugiye kwicwa n'inyota hano, waje kudutsinda ahangaha. Ubwo Mose yaragiye ariherera, sinzi aho yagiye nkahangaha, urano kuntu hano ameze neza gutya, arapfukama arasenga Imana. Yego. Yarapfukamye arasenga. No gupfukama rero ntawe uzi ibanga Imana yabwiye Mose. Kuko yamaze guhaguruka aho hantu aragenda afata igiti Imana yamweretse, ntabwo yazi ko kinahari.
ndabisobanukiwe. nk'uko nawe utamenya umuti wabasha kukuvura no kugukiza. ubwo nawe ukavuga pe wiyitereza jaride kandi ukavuga ngo ikimera ngo nicyo kirimo cyavura umuntu runaka. Yego, ubu wari kuvuga ngo nyiri iyi jaride yaba abizi neza ko nawe afite umuti. murakoze cyane, noneho nawe ukimenya umutwe neza. nyiri iyi jaride yaba abizi neza yuko afite uyu muti. n'abarokoye se yego. murakuze cyane. Nuvuga ngo nyiri jaride nk'uko bivuze ashobora kuba yarateye jaride we azi imbaraga iri muri ibi ngibi, ariko abahaza ntabwo bazi imbaraga iri muri ibi ngibi. Reka rero dushime Imana kuko yaduhaye ibimera bifite imbaraga kandi bifite no kugira ngo abatabizi tubimenye, kandi handi uzabimenyera uretse ko w'Imana yamaze kugira gute kwemeza yuko ibyo bimera bifite imbaraga. Muganga Clement, unyihanganire rwose, ntabwo ncika uyu munsi utansubije. Ugeze kuzanyizirikaho nzabyemera nyine tuzancira ipantaro cyangwa ngo nkurure inkweto ivane. Ndacyabaza cya kibazo. Yego. Ese iyi mbaraga yakoreraga Uwiteka muri Mose nka muganga, kuko Mose reka tumufate nka muganga wari uyoboye abo Bisirayeli, niwe wari ubafite nk'umuyobozi. Ese wowe nk'umuganga ufite abantu uyoboye, iyo mbaraga iracyariho? hari igihe ujya ubona ibitangaza by'Uwiteka agukoreramo ukabona ibyo bitangaza nk'ibyabaye kera? Yego, nicyo kibazo mfite. None se kugira ngo ayo mazi asharira yabonetse imara na nisa nta gihari? Ntabwo mwabashe kubyumva ko nabivuzeho mu ncamake. Ibigeragezo, ibibazo iyo bibayeho ni ukuvuga ngo ni nk'ayo mazi. Indwara ngo na bwa burwayi, yego, nabwo bwaba amazi asharira. Oya, si ukwijijisha, ni ukwiga. Ni ukwiga, urabikurikirana. murakoze cyane. rero ku bwanjye najya nabarekura kubera yuko ubuho noneho ndasobanukiwe. Urasubizwa cyane rwose. urumva umerewe neza cyane. ubuse nk'abantu badukurikiye urumva abantu badukurikiye rero, mwumvise icyigisho tumaze gucisha. Nge iyo ndi kuvuga mvuga iby'Imana ndetse nkabihuza n'ubu buzima turimo. Ababisirayeli bageze imara amazi asharira, Mose afata igiti arambika mu mazi cyangwa se akijugunyamo, igiti kivamo ubusharire. Ndashaka kubabwira yuko nusenga Uwiteka ukaba ufite umuyobozi mwiza, mwigezemo muhuza na Yesu Kristo mu gihe gisa nk'iki ngiki, siko mwatubwiye se? Nusenga Imana ukaba ufite umuyobozi mwiza, ashobora kuzakuyobora no muri bya bimera, ukaba wabasha gukuramo umuti ugukiza bwa busharire tugenda duhura nabwo. Murakoze cyane. ngira ngo ahangaha rero babivuzeho ko nubwo Mose yakoresheje icyo gitangaza, ahangaha havuga tubwira ko kuva ni ukuvuga ko Imana yeretse Mose icyo giti, Mose akakijwe muri ayo mazi, amazi agahinduka meza. Kubera ko Bibiliya itabivugaho, nta muntu ushobora kuvuga neza ubwoko bw'icyo giti. Yego, icyo giti nta bwoko dufite bwacyo, ariko icyo giti ntaho kigaragara kuko ntabwo ari igiti tubwirwa n'ubundi. Ni imbaraga y'Imana yagomba gukoresha Mose, nuvuga ngo Mose ubwe yagomba gukoreshwa icyo gitangaza, ariko Imana irebye isanga Mose baramureba ukundi kuntu, nkuko nanjye ngize icyo nkora bande bukundi kuntu. Ariko iyo nkoresheje umuti, uriya muti Imana yarawuremye igeze imbaraga, ariko njye mbashe kubikora aka kanya nkakuvurira umuntu nkamukura n'ikiganza cyanjye. Icy'ingenzi rero Bibiliya ishaka kwigisha ni si ubwoko bw'igiti, ahubwo ni uko Imana ariyo yahinduye amazi, si imbaraga z'igiti ubwacyo. Wabyumvise neza? Si imbaraga z'igiti ubwacyo. Ubwo bishatse kuvuga iki rero? Niba byumva neza, ubwo bishatse kuvuga ngo si imbaraga zari ziri muri kiriya giti, ahubwo imbaraga iri mu wagikoresheje. Igiti cyabaye igikoresho Imana. ubundi wenda nunganiyeho gatoya mu byamwuka,
yego igiti kivuga hano Mose yemeye kuba igikoresho cy'Uwiteka, yego kandi Imana ikoresha Mose ibitangaza muri ariya mazi. nanjye ko mbyumva Ntekereza ko rero igiti kivuga hano mu bya mwuka ni Mose, ntabwo ari igiti nyirizina, ahubwo kuko Mose yemeye kuba igikoresho cy'Imana kandi Imana ikanyura muri we ikamukoresha iby'ubutwari, navuga ko igiti mu bya mwuka kivuga hano ari Mose. njye ndimo ndabyumva uko byasa kose, ndimo ndasobanukirwa. iki giti rero kirabavugisha kirabavugisha, niyo bavuga igiti mukivugira Mose kandi nacyo cyari gihari. niyo mushaka kukivanaho ko igiti cyaramejejwe kiramera, Imana ikereka Mose. wowe ubwawe igiti kiri ukwacyo, Mose ari ukwacyo, ariko Imana nijya gukoresha wowe, sinzi ngo abantu utari kubyumva kimwe. na n'iyi saha hari aho ubwira nk'abantu b'abakirisitu, cyane cyane nk'abadivantiste bagenzi bacu aho bari bari kutwumva, n'abarokore bari bari kutwumva, ariko tubwira abadukurikiye iki iki kintu cyabaye urujijo muri twebwe, bajye muri komenti bandike batubwire uko babyumva, bajye bakorana na share kugira ngo n'abandi bose bafite ubumenyi kuri ibi bimera tuba tuvuga bajye basharinga, kugira ngo abahanga muri ibi bimera bajye batugezaho inkuru nziza, tubashe kumenya ikifite imbaraga cyabasha gukiza umuntu uwo ari we wese. aha rero nibavuga igiti ntukinjire mu bya mwuka cyane, kuko nubyinjiramo cyane uzabazwa byinshi, ahubwo wowe koresha imbaraga y'Imana iri muri icyo kintu Imana iguhaye. numara kugikoresha ngira ngo harana kubwiye ngo igiti ibiti bihenda kurusha zahabu na diyama, ariko nuwansubije narambwiye ngo se ngo bibaho. Ndanye sinabyumva, ntabwo wabyumva. Niba utabyumva se zirambu nubona ziremereye zifite ibiti, biriya ni ibiti cyangwa n'amabuye? zirambunda se nzibona ziyambayeho n'ibyuma. ngo yimbaho zinyuma ntujye uzibona se? ndazibona nose ngo ndigura make. none se zaha uretse gato idolari n'amayero bikoze mu mabuye? idolari n'amayero cyangwa izi noti zacu z'inyarwanda dukoresha? noti igiti bikoze murakizi? niba ngo igiti rero gifite imbaraga wa muntu we wacyemera utacyemera. twemeye ndi muganga mba naracukumba ibintu byinshi cyane. mwe mwarabize Bibiliya. iyo Bibiliya sikoze mu ki? Bibiliya amafoto zikoze mu biti. igiti nicyo bawe. igiti nicyo gifite imbaraga, gifite n'ububasha n'ubushobozi bwo gukiza umuntu. ngira ngo rero umuntu ugipinga, niyo mpamvu navuze neza ayo madini uko ari abiri, n'itorero hariho amadini hakaba n'itorero, ariko mu mbabare tubyumve kimwe, dusome Bibiliya neza tutayicurutse. ngira ngo twumvishe buryo iki giti cyakoze ibintu bitangaza, ariko atari igiti buti, atari na Mose ubwe, ahubwo ari Imana yerekanye muri icyo giti. hari ugize avuga ngo bari n'umunyamakuru ngo yararwaraga ikenye muravumba, amabere niba ari kunyumva cyangwa se niba nazanabyumva, ubwo yarimo avuga ngo avuze gakondo, ngo sinzi impamvu baba bariho, kuko kera ubona ufataga umuravumba ugahekenya indwara igakira. kuva mu nda harakize haroroshye, inkorora ikagenda. burya ntabwo zabaga zigiye, ahubwo zabaga zihishe muri wowe izo ndwara. ariho mvura hari ububasha n'ubushobozi kugira ngo Imana wowe Imana Jacques, Imana ikakwereka iki giti cy'icyatsi ikakigwikisha neza n'uburyo uzagikoresha. uriho muravumba bavuga hari umuti wawuvumbura mwinshi cyane, bo bazi ngo ni inkorora n'ibicurane n'utundi tuntu dukeya. muravumba se ubundi yuriye ngo umeze umva usharira cyane, winjira mu matwi se cyane rwose, urakura umuti ugakora no ku bwonko. uvuga ngo rero ntabwo uvura ibyo byose, uvura n'ubwonko nk'ubu. abantu benshi no bakunda kuhinga hagana hano si mu mbibi z'amasambu yabo se cyane. izo mbibi rero igihe umuravumba uteyeho nta mupfa kwinjiramo cyenyeje uko yiboneye. ngira ngo hari ikiganiro twari dufite rero ni icya Mose n'igiti. reka dusubikire ahangaha, ubu nukenera umuravumba, nukenera igicunshu, nukenera umubirizi, tuzabiganiraho. ariko ndatekereza ko mwese uko turi ahangaha n'abashyitsi b'uyu mutumirwa wacu Usengimana Jacques, nizere ko mwese munyuzwe cyane. ndajya mbona ikimera nkakibara mu zindi mbaraga, ariko se abona ubwo bushobozi bw'uko njye nakibyazamo umusaruro. ubushobozi bwawe no gusenga Imana Data wa twese. amen. Uwiteka Imana Data wa twese azakuzuzamo imbaraga, za mbaraga ubona nkoresha nawe nibishaka kuzazigeraho.
reka rero dushime Imana abadukurikiranye abakurikiye ibi byigisho abakurikiye ibiganiro byacu, Imana ijye ibampera umugisha. Ariko wowe mu iki kiganiro ntukabigane ku mutima wawe gusa, abo ujye ukora share, subscribe, duhe na comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe koko, kandi nababwiye ngo uzaza ngana uzahamagara kuri telefone uzaduha comment tuzabibona, ubundi dufatanye urugendo, dufatanye uyu murimo wa Data wa twese kugira ngo tubashe gusenyera umugozi umwe, ubundi Imana izaduhane ikamba ry'ubugingo.